Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze cyane uteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christine, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ayoboye ikiganiro. Bahaye ikaze mu kiganiro cya none. Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ubusanzwe usanga umuntu agira imyumvire ku kintu cyangwa se ku bantu runaka bitewe n'aho yakuriye, ibyo yabwiwe, yigishijwe n'ibindi byinshi. Ariko ibyo ntibiba bivuze ko iyo myumvire umuntu afite ari ukuri cyangwa se ari ukubeshya. Uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire ishobora gukomokaho amakimbirane hagati y'ababyeyi ubwabo ndetse n'abana babo mu muryango. Aho muri iyo myumvire hari ivuga ko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana asanze mu rugo. Mu kiganiro cyacu turumva ubuhamya bw'umwana ubana na mukase adusangiza uko babanye, kandi turaza no kumva ikimuguke mu mibanire y'abantu abivugaho. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ubusanzwe mu muco nyarwanda umubyeyi w'umuntu ahabwa agaciro gakomeye, by'umwihariko iyo ari umugore. Bigera naho mu migani bagira bati akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ku rundi ruhande ariko bibaho ko uyu mubyeyi yitaba Imana cyangwa agatandukana n'uwo bashakanye, noneho abana bakaba barerwa na mukase bitewe n'ubushake cyangwa ibyifuzo bya se. Mukase w'umuntu busanzwe ni umugore urera abana b'umugabo babana yabyaranye n'undi mugore. Akenshi rero usanga hari bamwe na bamwe mu muryango nyarwanda bafite imyumvire y'uko mukase w'umuntu abanira nabi abana asanze muri urwo rugo. Iyo myumvire usanga ibishingiro ry'amakimbirane mu miryango, ku buryo rimwe na rimwe iyo uwo mubyeyi ahana umwana nk'umurera bumva ko ari kumurenganya ngo nuko atamubyaye, nyamara ari kumuhana nk'uko mama we yaba ahari yamuhana. Tukatwumva ibitekerezo bya bamwe mu baturage batandukanye batubwira icyaba gitera iyo myumvire y'uko mukase w'umwana ahora abangamira imikurire ye, aho usanga hari n'ababiganisha ku mugani wa Kinyarwanda uvuga ko mukase si nyoko. Ni mu kiganiro kigufi bagiranye na mugenzi wanjye Manishimwe Noel, turagaruka mu kanya. Hari igihe nk'umubyeyi aza akasanga abana nk'aho mu rugo, cyangwa se wenda bo abana bakazahamusanga ariko bitwa ngo ni abana b'umugabo yashatse. Icyo gihe rero ntabwo akenshi abo babyeyi babana neza n'abo bana, kubera ko wa mwana amufata nk'umwana utari uwe. Noneho bigatuma ashaka nko kumukoresha nk'imirimo wenda imuvunnye, akumva ko nko kujya ku ishuri atamureka ngo ajye ku ishuri, ahubwo akagumye mu rugo aho ngaho akamufasha uturimo, nyamara mu gihe uwe bwite we yamuretse akajya ku ishuri. Iyo myumvire rero yabayeho kuva kera, tugenda tubyumva natwe, ukumva baravuze ngo mukaso ntabanyoko, umwana wundi abishya inkonda. Ariko nyuma yo kureba aho dutuye, buri umuntu aba ari kamere ye yivukaniye, kuko tubona abandi ba mama ari ba mukase b'abana bakabarera neza, ndetse njye mfite nk'ingero 3 z'ahantu ntuye, aba mama bareza abana ba mukase, njye ntabwo nari nzi ko atari ababo.
nabimenye nyuma ndi kureba imyorondoro yabo abana bambwira bahanyina ntabazi nabo ubwabo ntibanabazi ntibashaka no kubareba bakunda ba mukase nagira ngo nabo bibyariye ku giti cyabo. Hari ukuntu usanga hari umubyeyi usanga afite umuntu afite umutima muzima, hakaba n'undi usanga afite umutima mubi, bose ntago bari kimwe. Ariko noneho urebye ntago abishingiraho ngo ubuye ngo bose ni bamwe, bose babanga abo bana. Izindi ngero ku ruhande nazo zirahari zihabanye, ugasanga mukase w'umwana rwose yaramumenesheje neza n'urwo yaruvuyemo burundu, cyangwa se niba naharahabaye nabi niwe ukora imirimo y'imvune, niba ari no kwiga akamukura mu ishuri, ibintu byose ugasanga niwe yabiruhiyeho. Uwo rero ni umutima w'umuntu nk'uko usanga dufite n'abakozi tukabafata bitandukanye, aba ari umutima w'umuntu. Umukase we abashaka kwikundira abe akaba ari abayumva yaha n'uturyo twiza yamurera. Hari n'abagira umutima wo kumva ko ibyo agaburiye uyu nguyu uri atari byo yaryaho. Hariho abageze aho ngaho akumva ko imirimo uyu mwana asanze ariwe wakora imirimo myinshi, wowe wenda akaba yamurinda n'imirimo. Hakavamo ndetse n'inzitizi yuko uriya we ashobora no kuba umunebwe, uyu nguyu akazavanamo amahirwe yo kuba umukozi kuko ariwe yashatse kwicisha imirimo. Twasanze bavuga ko mukase w'umuntu aba ari imbogamizi, ariko hari naho ugera ntube wanabirabukwa ko ari amubereye mukase, ugasanga barahuza ntube wamenya ko ari na mukase umurera. Cyangwa se uwo mubyeyi nawe akumva ko wa mwana nyine ari we wakagombye kumufasha imirimo, we naho kurera abana bato agihetse nko mu gihe yagiye guhinga, akumva ko wa mwana ari waza kumumurerera undi ari mu murima, nyamara we atamukoresha uwo murimo nk'uwo yamuhaye uburenganzira bwo kujya ku ishuri. Ari wa mwana n'ubundi ubereye mukase ababizi ko n'ubundi utari nyina, nawe uri mukase wiwe nawe ububizi ko atari umwana wawe. Hari igihe ushobora kumufata neza ariko akamukase ntikaburi, noneho hakaba n'igihe umufata neza abo hanze bakabibona akavuga atari kurero uriya mwana uriya mubyeyi ntako atagize. Hakaba n'igihe umwana kubera mubi akavuga ati umubyeyi ntako atagize, yagerageje uko ashoboye n'umwana wamubereye mubi. Kanshimira ababyeyi baganiriye na mugenzi wacu Noel Manishimwe, aho badusangizaga impamvu itera imyumvire yo kumva ko mukase w'umwana abangamira imikurire y'umwana asanze mu rugo, aho usanga kenshi biterwa na mukase uza agafata umwana nabi, hakaba n'abandi bafata abana neza ariko umwana akanga kumwubaha ngo nuko atari umubyeyi wamubyaye. Ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke? Dusangiza igitekerezo cyawe muri iki kiganiro. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mbibutse ko iki ari ikiganiro cyo mukomeje kumva, aho turi kuganira ku myumvire irangwa na bamwe yuko ba mukase w'abana bahora ari imbogamizi ku mikure y'abana basanze mu rugo. Ibyo bigatuma mukase yakitwararika bitewe n'igitutu ashyirwaho na sosiyete, ntaho umwana uburere bwiza, naho amuhannye bakumva ko ari ukubera ari mukase nyamara amuhannye nk'umubyeyi. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, katwumva ubuhamya bwa Kamari Gaston, umusore w'imyaka 24 wo mu karere ka Burera. Arahamya ko kuba we n'abarumuna be barerwa na mukase wabo kugeza ubu byatumye bumva ko kurerwa neza na mukase w'umuntu bishoboka, kandi ko ba mukase bose atari bamwe, igihe bamubereye abana nawe akababera umubyeyi. Twumva ubuhamya yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro Ejo. Turagaruka mu kanya. Kamari Gaston ni umwe mu bana batatu bamaze imyaka 14 babana mu nzu imwe na mukase Umutesi Kamerine waje gushakana na Hanyurwa Imfura Jean Bosco nyuma y'aho umugore wa mbere yitabiye Imana. Kamari avuga ko nubwo akawa mugani ngo akabura nikaboneke ari nyina w'umuntu, kubana na mukase neza birashoboka kubera izi impamvu asobanura. Muri ikintu kibo cya mbere ni ukumenya ati umuntu ameze gutya, nimba ari mukadata akunda ibintu bimeze gutya, nawe uburyo nyine mumana nawe ukamuga ati nanjye nkunda bimeze gutya, nawe nifuza ko twazabangamirana kabana mu mahoro. Ese we nk'umwana w'umusore ari benshi bavuga ngo abana bakunze gusuzugura mukase cyangwa se mukase bakabafata nabi, mu by'ukuri mwebwe mubanye muti? Nibisanzwe nk'uko umubyeyi abana nk'uko ufite mama wawe ko mwabana nawe niko tubanye.
ibanga dukoresha ni uko umwe yubaha undi n'undi akamwubaha. Rero iby'igitsina nticyabura, nubwo batari mama wawe nyine abantu bose ntabwo ari uko bagira umutima mubi. Umutesi Kamerine mukase wa Gaston avuga ko kurera umwana wundi neza nta kigoranye kirimo, kuko ngo bisaba kumuha umwanya mukaganira kuko bituma akwiyumvamo kandi ukirinda kudashyira imbere imitungo usanze n'ibindi akomozaho. Burya umwana akunanira kubera umubyeyi we muba mubana abigizemo uruhare. Iyo amugufashije mubasha kumurera nk'umwana kandi mwembi mukabasha no guca bugufi, mbese ntumwereke ko ari kuri mukase cyane, ukagerageza kumwereka ko uri umubyeyi we. Mwabishobojwe n'iki? Nge ukuntu mbasha kumuhana cyangwa kumucyaha niheraho. Uko mama yampanaga nibyo ngenderaho mpana abo bana ntabyaye. Hanyurwimfura Jean Bosco umugabo wa Mutesi avuga ko guhera muri 2008 yabanaga nawe kandi nta kimenyetso na kimwe yigeze abona kibangamira abana barerwa na mukase, ahubwo yakunze gutungurwa n'imibanire myiza yabo. Muri abo bana batatu uko abarera, babiri barangije kwiga amasegonderi kandi amfasha kubishyurira, nkajya guhiga, nkajya gupagasa i Kigali, nkohereza rasiyo akabagaburira, akajya kubashura mu bigo by'amashuri aho abana bose bigiye. Uyu mugore arahazi, yajyaga ajyayo bamuhamagaragaho ntarakaba ari bugeyo. Mwatubwiye ko mukora akazi k'ubushoferi, se mubasha gukurikirana imibanire hagati y'abana banyu na mukase? Njyewe ndabatungura, hari igihe mba ndi i Kigali bakabazi ko ndaye i Kigali saa 4, ariko bajya kubona bakona saa 6 cyangwa saa 5 mbagezeho. Icyo gihe iyo nje nkahagarara no hanze gusa nkumva umumeko uri mu nzu, uhita umenya ikiriwe mu rugo, kandi urugo rwiriwe mwiryane ntiwaruyoberwa. Ariko nge shimishwa no kubona uyu mugore yambaye imyenda y'uriya mwana, makote, nkabona barambaranye umupira cyangwa ishati. Ibyo nibyo binyereka ko babanye neza nta kibazo. Uwayezu Jean Bosco ni umuturanyi w'uyu muryango, ahamya ko urebye imibanire ya Mutesi n'abana yasanze muri uru rugo ubona ko urukundo rwiganje kandi ko byakabereye abandi isomo. Umudamu we ni uwa kabiri yareze wa wundi ninde harya wagiye Gaston na mami na Cynthia, arabakunda wumve n'abana be. Inama natanga ni ukuvuga ngo bagiye bakundana nk'uko uyu nguyu yaduhaye urugero. Sindi kumubera, sindi kugira gute. Uyu muryango kandi ufite ubutumwa ugenera abakibanye mu buryo bwo gushyamirana. Iyo nta biganiro biri muri urwo rugo, n'ubundi narwo rurasenyuka, abana babibirara. Njye abana inama nabagira nuko iyo umwana ari kumwe na se nyina atari we babana, iyo basuzuguye mukase baba basuzuguye se. Ikibazo cy'imyumvire ishingiye ku muco hari aho basanga kigenda kigabanyuka, kuko ngo ikitanyura mukaso kitananogera mama wawe wakwibarutse, cyangwa se uko yagucyaha ari nako n'undi ari kubikora cyangwa se yabikoraga, ku buryo ngo icy'ingenzi ari ukumenya kibi ukakigendera kure, hakabamo kubahana no kwihanganirana ku mpande zombi. Ndishimwe Honore mu karere ka Burera kubw'ikiganiro ejo. Barakoze cyane Gaston ndetse n'ababyeyi be kudusangiza ubuhamya bw'uko babanye. Mwiyumviye ko bishoboka ko umwana yarerwa neza na mukase mu gihe umwana yubashye mukase ntamunanize kuko atari nyina. Ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Dukomeje n'ikiganiro cyacu katwumva ikimugukiye mu mibanire ya muntu ivuga cyakorwa kugira ngo iyo myumvire y'uko mukase w'umuntu ahora ari imbogamizi icike. Reka tumwumve, ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Marie Claire Singizwa. Akenshi byaturukaga cyangwa se bikomoka mu mibanire y'ababyeyi b'uwo muntu mu miryango yombi, aho umwana witwaga kavuka mu wundi muryango, abagize uwo muryango batamufashaga kumva kumubereye mukase ashobora kumubera umubyeyi. Hakaba ibintu byinshi batandukanya, imitungo n'imico y'umuntu bwite, umwana agakura afite uruhande abogamiraho kubera ibyo yabwiwe, ibyo yigishijwe, bizatuma adashobora kumvikana na mukase. Mukase nawe ntazashobore kwihanganira umwana kuko atamwibyariye bwite. Sosiyete nayo ikabigiramo uruhare kuko imico akenshi irimo guhangana gutyo ntabwo ibiyobowe n'abari abatoya, ibiyobowe n'abari abakuru.
abakuru bakuze gutyo ndetse bigasa nk'aho bibaye uruhererekane bikemerwa bityo ko muri sosiyete irimo umuntu warezwe na mukase undi nawe wabaye mukase w'umuntu bagahabwa icyo nakwita umugayo batabanye neza sosiyete ikabibazi gutyo. Ese iyi myumvire isa nk'aho yahindutse umuco hakorwa iki ngo ihinduke cyane cyane ko hari n'aho akenshi kuri uri hohotera? Ahanini rero kugira ngo bicike dukwiye no kureba uburyo bw'irangamimerere. Niba imiryango izi neza ko tugiye kubaka urugo dukwiriye kubanza tukavugana mu miryango yombi niba abana basanzwe bahari kabanza bigashyirwa ku mugaragaro hakaganirwaho uburyo bw'uwo mwana agomba kujya kwitabwaho uburyo navuga ko buzafasha wa mwana kumva yisanzuye mu rugo rwo kwa mukase. Si ukuvuga ko hose hari ikibazo ariko inzira navuga nyamukuru yo kugira ngo bene iyo mico icike burundu ni uku kubivuga nyine, ni ukubiganira ndetse no kubyigisha. Hanyuma se uruhare rwa sosiyete rwo ni uruhe? Sosiyete icyo yakora ni icyo kwigisha abantu ubumuntu bwa kibyeyi. Umwana uzakura afite abamureze bataba ari n'ababyeyi b'umubiri azagira umutekano ntijyana mu buzano yo kuzabyara akaba umubyeyi muzima. Arakoze cyane Uwamahoro Claudie, impuguke mu mibanire ya muntu, aho yatuganirizaga ku gitera iyo myumvire ndetse n'icyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke. Yatubwiye ko kugira ngo iyo myumvire ihinduke bikwiye kugirwamo uruhare n'umuryango mugari muri rusange. Ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Umwiza wa mugaje imboneza bamureba uwagutaka uya yabona hera nikubona wane yamarira ibyishimo ugituza cyawe abona ubuturo mazumbera isoko y'urukundo runtembamo mazumbera isoko y'urukundo runtembamo hora ihorere mama ntacyo uzabura mari kuko wambereye byose nari nkeneye hora ihorere mama ntacyo uzabura mari kuko wambereye umugisha. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Sinasibaga kwitotombera kakanyafu kawe ubu niko kangize umugabo ndiwe mama uruko mutima utera niko numva ijwi ryawe rimpumuriza rimpoza rinsubizamo imbaraga amasengesho yawe niyarindi ntambwe zanjye rurema nashimwe kubwawe hora ihorere ntacyo uzabura mari kuko wambereye byose nari nkeneye hora ihorere mama ntacyo uzabura mari kuko wambereye. Reka nkubwire kurikira ikiganiro Ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.
Bakunzi b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku myumvire ya sosiyete ku gutwarira mu gihe umugore atwite, aho twibazaga tutese gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite mu bifata gute. Nabibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage baherereye mu mujyi wa Kigali badusangiza icyo batekereza ku gutwarira ikintu runaka mu gihe umugore atwite. Twanabagejejeho ubuhamya bw'umugore watwariye isambusa, umugabo nawe adusangiza uko yabyakiriye n'uko yabyitwayemo bikiba. Ku rundi ruhande kandi twanabagejeho ikiganiro twagiranye n'umuganga wita ku bagore batwite, adusangiza uko biba byagenze kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka niba hari n'ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa umwana. Ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira. Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umugore yatwarira ikintu runaka ni ibisanzwe cyane kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite. Naho Niyibizi Eric uherereye mu murenge wa Gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye insanganyamatsiko. Ati kuko usanga kenshi ingingo yo kuba umugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka abantu babivugaho ibintu bitandukanye. Bamwe usanga babifata nko kwitetesha, abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese. Dukomeza Uwera Donata uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo yagize ati genda cyari umukobwa ariko naganire n'umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ntakibone abura amahoro. Rero abagifite imyumvire y'uko ari umurengwe sibyo. Uko ishaka Ferdinand uherereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo yagize ati gutwarira ikintu runaka abantu babivugaho byinshi bitandukanye ariko njye mbona bibaho. Urugero hari ubwo umudamu atwarira umugina w'imiswa cyangwa karigata icyondo. Rero abavuga ko gutwarira ari uguteta sibyo. Naho Dusengimana Matusera uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati njye mbona bibaho rwose kuko hari igihe umugore atwarira kubona umugabo we yaba ataramubona akabura amahoro. Naho Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati njye nta bumenyi mbifiteho gusa njya numva bavuga ko biba kuri buri mugore wese utwite. Ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Arakoze cyane Christera ndetse namwe mwadusangije ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize. Tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nshimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abadusangije ibitekerezo byanyu, aho twaganiraga ku myumvire irangwa na bamwe y'uko ba mukase w'abana bahora ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo. Twumvishe ubuhamya bw'umwe mu bana urerwa na mukase adusangiza ubuhamya bwe bw'ukuntu babanye neza. Nibisanzwe nk'uko umubyeyi abana nk'uko ufite mama wawe ko mwabana nawe niko tubanye. Ibanga dukoresha ni uko umwe yubaha undi n'undi akamwubaha. Rero iby'igitsina nticyabura nubwo batari mama wawe nyine abantu bose ntabwo ari uko bagira umutima mubi. Twumvise kandi n'iki impuguke mu mibanire ya muntu abivugaho, atubwira n'icyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke. Inzira navuga nyamukuru yo kugira ngo bene iyo mico icike burundu ni uku kubivuga nyine, ni ukubiganira ndetse no kubyigisha. Ese wowe udukurikiye wumva hakorwa iki ngo iyo myumvire ihinduke? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0702028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ikiganiro ejo naha tugisoreje. Nshimire Nigena Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Jye wabagezagaho ikiganiro ni Uyisabye Christine. Mugire ibihe byiza. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha
ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.